Tumeze neza se? Meze neza ntari. Ibyishimo nkubonanye wagira ngo utwaye igikombe wasiri. Oya. Je ndikanda. Oya mutazajya mwitiranya ibintu. Iyi yari match y'amatsinda. Ni ibintu twe twabwiye abantu kare. Shatse gusobanura iki? Rayon Sport imaze almost sana ngufashe nacyo zeka. Mbona ribuze kongera. Ahita nirukanga naka. Rayon Sport imaze almost igihe kingana n'imyaka uyu mwaka turimo no wa 9. Yego. Ndabita wa 9 no wa 7. Wa 8. Oya 2018 umwaka wa 8 ushiri wa 9. Wa 8 ushiri wa 9. Twabuze ikirere iyo yabuze iki. Twabuze ikipe imeze nk'ari Hilal. Iduha igipimo kuko itsinda mbere na mbere ushobora gutegura umushinga ukarijyamo ariko noneho binasaba ko ugomba kugira abantu bagwa challenge kugira ngo umenye aho ibihe bigeze. Hari igihe bigusiga ukamenya ibihe aho bigeze. Twashatse aho dushobora kwipimira tuburi ikipe ishobora kudusubiza ku rwego rwo dushobora kujya mu matsinda. Yego. Ikintu cya mbere dushimira guverinoma y'u Rwanda, tugashimira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, tugashimira na Rwanda Premier League no kuzana amakipe muri Sudani muri champion. Byadufashije ikirere kumenya standard none amatsinda ari kugibwamo n'abantu bameze gute. Yego. Ni nayo mpamvu turi gutegura umukino abo nahuye nabo twaganiriye narababwiraga ngo ngiye sinyine yari Hilal ya kabiri. Umutoza dufashe aduhe ari Hilal ya mbere ya indi yakina na MCRG ya indi yakina na Mamelodi ya indi shop nyine ya yindi kina kuri standard yo hejuru. Ibi birafasha iki? Biradufasha kumenya ngo turihe. Nidutsinda umukino twahita tunabwira abayobozi ba Rayon Sport ngo umukinnyi wese uri muri Rayon Sport akakanya yongererwa amasezerano twajya mu matsinda. Nicyo gipimo cyanyacyo cy'amatsinda. Umukinnyi wese uri muri Rayon Sport ahita ahabwa amasezerano ugiye kuyasoza wese tuyabone ikipe igumane kuko twajya mu matsinda. Ni iki cyabaye rero? Ndashimira cyane ikipe ya Al Hilal. Ibyo twayisabye yabikoze. Ligne d'attaque yose ikina amatsinda. Yanasohotse mu matsinda iri muri kimwe cya kane cya CAF Champions League niyo bazanye. Adama Coulibaly, Girumugisha Jean Claude, hanyuma bakongeraho na kapiteni Coulibaly nawe yitwa Coulibaly. Hanyuma inyuma ye Raouf abarimo Mediane ni haburamo wenda haburemo Adel wa undi abonye ikarita y'umutuku kuri match ya Elmerek nagwe ari cyo gituma buramo nyine. Ariko ubundi ndayishimira ko yaje ari full. Udahari n'uwavunitse undi utaruhari n'uwabonye ikarita y'umutuku ariko ubundi almost barindwi bagakwiye kuba bahari. Ndagufasha nawe nta kibazo. Umutima mwiza ufite pe kiramufasha yigira umutima mwiza. Umutima mwiza ufite rwose. Ikintu kinejeje rero kuri uyu mukino nuko ibyo twasabye Al Hilal yabikoze. Hanyuma nashaka kureba performance bigira Imana yamfasha ya kompeta niyo Mediane. Ese Rikao ya kompeta kuri iyo level. Ese umukinnyi nka Obed ya kompeta kuri urwo rwego. Ese umukinnyi nka Kwizera Olivier yamfasha kuri uyu mukino. Ese Aziz Bazane yakina kuri uyu mukino. Nyuma yo kubireba ikinejeje rero ngewe sinejejwe n'umusaruro oya nejejwe na performance y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Asman ugashiraho bigira Imana Bedi Rikao Bangara ku minota yakiniye neza ikipe ya Rayon Sport. Emery Chimanga Ganijuru ugashiraho access centrale yose nari maze kwivuga nari nyidatake yose y'ikipe ya Rayon Sport. Dukinnye match y'abantu b'abagabo. Ngewe niyo baza kudutsinda na kimwe kubusa cyane 2 kubusa ariko tugaragaje performance nk'iyi. Performance imeze nk'ingiyi nagombaga kwishima kuko nicyo Rayon Sport yashakaga. Can we perform on this level? Ikintu kimwe ngiye gusaba ubuyobozi bwa Rayon Sport akakanya ni iki kimwe cyo wari ubigarutseho ngo cyari igipimo cyiza cyo kureba urwego rw'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Aba bameyeri dufite ntihasohokemo n'umwe. Sinzi uko bari buze kubigenza abareyo dukeneye kugura amasezerano ya Taichi muri polisi. Sinkeneye kubona Taichi mwaka uta muri polisi. Abareyo dukeneye Chimanga nanone. Abareyo dukeneye umuntu witwa bigira Imana Bedi dukeneye kumubona undi mwaka. Abareyo dukeneye Asman by'igihe kirekire, Obedi by'igihe kirekire. Iyi kipe yose Rayon Sport ifite bigaragaje ko iri kuri level nziza. Iyi kipe kandi ubushobozi burahari by the way. Iyi kipe uri kubona hari abantu bashobora kuba batazi urwego rwayo.
hari abantu bashobora kuba batazi urwego rwayo, ariko turabibutsa ko iyi ni ikipe ya kane ku mugabane wa Afurika iyo bari gukora ranking, kubera ko ikoze ibintu consistently igira mu matsinda, iragira mu matsinda isubirayo. Tubaze kuva 9-6 kugeza uyu munsi bageze muri kimwe cya kane inshuro zirenga 11. Kimwe cya kane apana amatsinda, kimwe cya kane inshuro level y'amatsinda aho barayirenze. Sorry gato. Allo? Utwo Wasiri arimo aradutangariza, abantu baba bitonze kumuhamagara baje. Icyo narindi kuvuga rero, icyo dukeneye niyo consistency, hanyuma n'ikipe donc mukagira ikipe ariko imaranye igihe, kuko niba turimo turavuga ikipe ya Al Hilal, niba uyirebye inshuro 11 kuva 9-6 kugeza uyu munsi bagera muri kimwe cya kane, which means yo ihora ihari. Niba ushobora guhangana nayo ugakina bigakunda, ibi birasobanura ko uri ikipe nziza. Igikombe urabona gishoboka? Narabibabwiye ko ngewe nzasubiza iki kibazo tuvuye gukina match ya Musanze. Ariko nanone uracyafite na mukeba, mutaza kugira ngo ni ikibazo cy'uko ndi kubitinya kugira icyo mbivugaho. Oya, ahubwo impamvu nyirizina ndi kubasaba ko nabivuga icyo gihe ni ukubera ko kugeza kuri aka kanya hari uburyo mubimbaza, habona ninza ko bibasubiza abantu bashaka kugira ngo nukwiyemera nukuvuga ku bindi bintu. Oya, ariko abantu Wasiri ni abantu, ariko nanone icyo ndi kuvuga ni kimwe, ni iki ngiki. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru, igisubizo cyanya cyo bazakira bitabaye ngombwa ko ari Wasiri bo bazabyibonera mu kibuga, amaso yabo bazabyibonera, kuko babonye byinshi. Uyu mwaka w'imikino bahuye n'umusaruro utari mwiza wa Rayon Sport. Amaso yabo nkeneye ko agomba kubona none na Rayon Sport igaruka. Nkeneye ko amaso yabo ari babyibonera, pana kuba Wasiri uri kubivuga. Nkeneye kubona ari bo babyibonera, akaba ari bo banabivugaho. Uvuze Musanze, ariko uracyafite na mukeba. Urimo uravuga Musanze, ariko uracyafite na mukeba ntago umubara. Match iri mu kwezi kwa 5, ariko bibaye byiza ndumva bayishira nesho, nkuko tumaze gukina match bakongera bakagawa nayo tugakina kubera ko abanyarwanda bamaze amezi nako batarimo barareba derby ryoshye, batarimo barareba match nziza, kubera ko twakinaga na APR twebwe dufite ibibazo byinshi by'imvune, ugasanga turimo turakina nayo dufite abakinnyi 3-4 barimo barabura mu ikipe. Ariko uyu munsi Rayon Sport yose yagarutse. N'uwanyuma wari ufite ikibazo kimwe kapiteni w'ikipe ya Sudian yagarutse. Ubu ntaha na APR yabaciki. Ubu ikiba gisigaye ni amahitamo y'umutoza gusa. Ndatekereza n'umukunzi w'ikipe ya APR warebye iyi match, umutima wose ukuri kandi barishimye ko kumwanganyije bari babashyigikiye. Allo, bari babashyigikiye uyu munsi, bari babashyigikiye, ntago bari badushyigikiye, mubakoreye ibyo bashaka. Bari badushyigikiye ngo bashaka ko mu mwanya mukazabasiga bazahura nayo ku yundi mukino. Yarabatsinze umukino ubanza, bazahura nayo ku yundi mukino, kandi bazayishobora n'ubundi izabatera. Ngakarusho mwebwe nuko bakinishije ikipe ya mbere atumye mu batsinda, ndetse anavuze ko batazongera gukina aya masaha. Byari byoroshye ko wabwira abakinnyi b'abayisilamu niba ari cyo kibazo yari afite, ko wabwira ngo murye uwo munsi muzawishyura. Hari itegeko ryababuzaga ibyo bintu. No muri rero turabagira rega natwe. Mbese kuva kuri Kwizera Olivier Sumusla, ibyo byose urwitwazo umupira mu kinye